muri video ndashaka kunenga abana batoya ubusanga mu gihe mu 1994 batari bakanavuka amahano yabaye mu gihugu cyacu batari bahari ariko ugasanga uyu munsi ibintu byo kuvuga ngo uyu ni umututsi uyu ni umuhutu bibarimo umuntu yaba kikugenda ugatangira kumureba uvanye hasi ukageza hejuru ngo urikura n'imbanga ari umututsi cyangwa uri umuhutu. You are aligning yourself with darkness. Nawe dushaka kubanga twirirwa turima ngo ntibizongera kubaho ntibizongere kubaho wowe ukaba ukiri kureba abantu ngo nabatutsi cyangwa nabahutu. Mu buzima bwanjye ikintu cyamenyeshimira ababyeyi banje nuko mene bino biganiro iwacu bitigeze bihaba. Nta muntu yazana bino biganiro ngo ajye kutubwira ngo ibyabaye tubwire ngo bakana kangu kuntu ngo ari babe ngo bana babitubwiye dukuze ngira ngo ngiye nabyumvishije ngeze nko muri kaminuza nibwo wenda nk'ababyeyi banje bamwe bicaye bakamwenda nk'amateka nayo makeye kandi nabwo ntibigeze bajya ngo mu moko ngo amoko please. Imana yaremye ijuru n'isi ikabiremesha akanwa kayo kavuga ngo habeho amazi akabaho habeho umucyo ukabaho ariko igeze ku muntu iramufatira mubumba ifata igihe cyayo ifata ibyo igomba gufatira biteranye ikavuga uti aka kaboko reka ngashyiranga gakwiriye kubanga iri jose reka ndishyiranga rikwiriye kubanga iyi ndareka ibi yamara kumanika avuga uti yes you are perfect you are complete you go ndemundi wowe ukaza ukareba umuntu ukavuga uti uyu muntu ni mubi kubera ko ufite ahangana asa gutya ameze gutya uri mubi. Wowe surindi wo kunenga igikorwa cy'Imana wowe urinde wo gufata umurimo w'Imana ukawita mubi. Intoki zaremye uwo muntu wirugunenga ngo n'ubwoko runaka nawe nizo zakuremye novuga ngo Imana uri kunenga ibikorwa byayo nimba wishimira ikirere yaremye n'amazi yaremye ntabwo ushobora kutishimira ikimwe Imana yaremye. Ibintu byabaye mu gihugu cyacu ara n'amadayimoni ira ni satani wari waduteye ariko nta shingiro byari bifite. Ntabwo ushobora kwanga umuntu bitewe n'uko asa n'uko ateye n'uko areshya ibira bintu n'ubwenge buki bya bintu ni propaganda ni ibintu byatewe na satani ubundi ntabwo bikwiye kubaho cyane cyane abantu babahanze hari abantu baragiye kera ntibagaruke mu Rwanda ntibarebaho tugeze ntibamebone ko mindset zacu zahindutse naho iterambere mu gihugu cyacu akagenda ibyo bintu bikagenda bikamubyimbamo bikamuboreramo. Kwakira Yesu nibyo byonyine bizagukiza nibyo byonyine bizakomora ibikomere ufite ariko rwose bira bintu ntabwo bikwiriye muzatuma igihugu cyacu gihura n'ibibazo kubera ibyo bintu mwirirwa muvuga mwarishyize mu mitwe yanyu. Yes dukomeze twibuke twiyubaka.